reka dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya mbere cya Samweli, ibice 21 murongo w'8 kugeza ku 10. Hari ijambo rivuze ngo kandi uwo munsi hari umugabo umwe wo mu bagaragu ba Sawuli wari wasibijwe imbere y'Uwiteka witwaga Dowegi Umwedomu, umutahiza mukuru w'abashumba ba Sawuli. Maze Dawidi abaza Ahimeleki ati, mbese nta cumu wagira hano cyangwa inkota? Nta nkota yanjye nazanye cyangwa intwaro, kuko umurimo w'umwami ari uwikubagaho. Umutambyi aramusubiza ati, ya nkota ya Goliyati wa Mufilisitiya wiciye mu kibaya cya Era, dore ngiyi izingiye mu mwenda inyuma ya efodi. Nushaka kuyijyana uyijyane, kuko nta yindi iri hano keretse iyo. Dawidi aravuga ati, nta yindi ihwanye nayo yime. Nta yindi ihwanye nayo yime. Mwakirereze ijambo ry'Imana. Iri jambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo intwaro iruta izindi mu bihe bigoye. Intwaro iruta izindi mu bihe bigoye. Buriya ibihe bijya bigora cyangwa ibihe birarutana. Ibihe ntabwo bihora bihwanye, kandi ni koko hari umwe wavuze ngo nk'uko ibihe bihora bisimburana iteka. Ibihe birasimburana, ibihe birarutana, ibihe ntabwo bisa. Izi nkuru tubonyemo Dawidi, tubonamo n'umutambyi Ahimeleki, tukumvamo na Sawuli bamuvugamo, tukumvamo na Goliyati w'Umufilisitiya. Imana idufashe. Ariko icyo ngendereye kuvuga ni kimwe, ni ijambo rimwe. Mwama dufashe kandi tugere neza. Ijambo ngendereye kuvuga ni rimwe gusa, rimwe risa. Amen. Nukuvuga ngo iki gihe cyari kigoye, ariko naragera aho ngaho. Ndashaka kubabwira ngo iyi yari intambara ya Dawidi. Cyari igihe cya Dawidi. Kandi Dawidi yari ari kurwana n'ikintu nawe atazi ko cyamugezeho. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo nawe ni intambara, ngo ariko ngo bimbaho. Ndashaka kubanza nkubwire ngo bigomba kukubaho nyine. Kubera iyihe mpamvu? Iki kurimo kigomba guhura n'iki kigerageza. Kigomba guhura n'iki gicu gusa. Na Yesu icyari kimurimo cyahuraga n'iki gicu gusa. Nta mugaragu uruta shebuja rero. Niba wemera ko Yesu Kristo ari shobuja, ugomba no kugeragezwa. Icyakora tukagira ihumure rikomeye bivuga ngo ubwo yageragejwe atyo abasha no gutabara abageragezwa bose. Ni ijambo rivuga ngo uhumure, ntabwo azakurekera muri urwo rugamba iteka, ko kuzarurwana, ko kuzaruhuriramo n'ibibazo, rimwe na rimwe uzanaruriramo, ariko ayo marira ntabwo azahora atemba ku matama yawe iteka ngo wanurire. Ntabwo ari amarira azahora atemba ku matama iteka, ahubwo Imana izagera ishyireho iherezo, kuko nta joro ridacya. Imana ishimwe. Ntaryo nabonye. Uwiteka ahimbaza. Dawidi mbibutse ko ubwe Imana imuhamagara ntabwo yarabifitemo uruhare. Ise umubyara yamuburiye impuhwe amujyana mu ntama, aramufata amuraga intama, kandi ngo ari umuhererezi. Umwana w'umuhererezi ubundi yitabwaho. Ni umwana umubyeyi wese yiyegereza akavuga ati ni gatoya, agira uko amukuyakuya. Bimwe na rimwe abandi bakanavuga ati wanyu baragutetesheje, nzagukubita, ati wumva uko ubaye. Niko bene nyina baba mubwira. Kubera iki? Baba babona kuntu aza yibepeza, yizunguza kuri mama, yizunguza kuri papa, yinaganika, ugafata mu gikano kuri papa na mama, kuko nyina bazi ko nta wundi uri inyuma. Dawidi rero ntabwo ariko byamugendekeye. Abashatse kukubwira ngo niba hari na affection wabuze, niba hari guteteshwa, hari agaciro wimwe, hari ijambo utahawe, nibisobanuye yuko ari wowe mfura.
hari n'abandi bahuye n'ibigerageza. Hari isi turimo ibaga nta kinya ntabwo itetesha. Ninakosa uzanyunyuze wiruka, kuko mu kanya gato ibere ryayo izari gukuraho. Isi ntabwo yonsa iteka, isi icutsa vuba. Ariko turashimira Yesu, yaravuze ngo nimunyumve abona ahamagaye, abona abyaye, abona areze, abona nonkeje, aravuga ngo nkabarera nkabakuza, aravuga ngo imvi zizarinda ziba uruyenzi ngibahetse ndiwe. Haleluya. Edosile be enosa. Imana ishimwe, irarera igakuza. Imana ishimwe, Imana irarera igakuza. Noneho ikintu cyandyoheye, umugongo wayo ni umugongo mugari. N'abakambwe ngo baba bari mu mugongo w'Imana, n'abakecuru baba bari mu mugongo w'Imana. Impinja zivutse zimwe abantu bashaka gukana ngo bazivune imbavu, nazo zijya mu mugongo w'Imana. Zimwe zikambakamba zakora muri purize zikaba zarangirana n'umuriro. Babandi umva, Imana iraheka ku rwego ababyeyi bajya bavuga ngo ngiye umwana wanjye ngo naramucunze cyane. Urabeshya, hari ahantu utari kumucunga, byasabye yuko amaboko y'Imana ari yakora. Hashimwe Imana itubera amaso, igakora aho tutakora, igahagarara aho tutahagarara. Mane stasopi en hobe en gomere drive. Imana ishimwe. Hanyuma Dawidi ahura n'ikigeragezo, guteteshwa n'ababyeyi bihinduka ahubwo kubabazwa. Kabiri ngo ise aho kugira ngo amurage ishuri nk'abandi, abandi ngo bari barize bajya mu gisirikare ngo bari abahanga, ngo bari abanyembaraga mu gisirikare cyo kwa Sawuli. We aho kugira ngo bamujyane mu ishuri, aho kugira ngo tubone bamujyana mu myuga runaka, bamugenera kuragira intama. Aho ni naho yanditse ijambo rivuga ngo ubwo data na mama bazandeka, Uwiteka azandarura. Ndashimira Imana ko hejuru y'amaboko y'abantu hari amaboko y'Imana. Ababyeyi batari Imana irahari. The business for Elba. Imana ishimwe, Imana itwitayeho rero. Imana itwitayeho. Ngo bamujyana mu ntama araragira. Kumva Imana nayo igiye kumukorera icyo bita training, imuha ikosi. Imuhera ikosi rikomeye. Dawidi ngo agahura n'idubu, bamujyana mu ishyamba ririmo ibikoko bitagira imbabazi, birimo idubu. Idubu ni igikoko gikomeye kigira amahane, nta nubwo ari ibikoko bigikunda kuboneka. Ariko umuntu wese uzi kureba azasacinge, ugende urebe amateka y'idubu, ujye kuri Google uguguringe urebe ngo idubu, inyamaswa y'idubu, uzabyandike mu rurimi wumva. Idubu ni inyamaswa imeze gute, uzabaze Google izabikubwira. Uzayireba utinye, bavuga ko ari inyamaswa yari nini cyane, kabiri igira amahane menshi. N'intare ntabwo zayisukiraga, yari inyamaswa ikarishye cyane. Imana irabatisha bitewe n'icyo nkubonamo, bitewe n'icyo nzakugira. Ntabwo ndi bugutoreze ku tuntu twareja. Jya wemera gutozwa kuri ibintu bikomeye, bitewe n'uko nawe uzakora ibintu bikomeye. Imana iyo izakunyuza ahakomeye, ikunyuza no mu bikomeye. Iyo izagukoresha ibikomeye, yemera ko uhagarara ahantu hagoranye. Ibintu abantu babona batahagararamo, wowe Imana ibiguhagarikamo. Ibintu bitabereye abandi, wowe birakubera cyane. Bati kuki ari nge uhorana ibi bibazo? Ni wowe, ariko nawe ejo. Abafaransa baravuze ngo rirabye sekirira le dernier. Biravuze ngo hazishima uzishima bwa nyuma, uzahura n'ibyishimo n'uwa nyuma. Nubwo wababazwa, ariko Yesu ni kumwanditsi yavuze ngo kubabazwa kwacu, uwo ni Pawulo, kwacu kw'igiwayi ngo ntabwo gushobora kugereranywa rwose n'ubwiza tuzahishurira. Ndabizi neza ko igiwayi nta muntu kitageraho. Igiwayi umuntu ahaguruka akajya mu rugo, bavuga ati ngewe ndashatse, agahura n'umubabaro witwa igiwayi. Kandi igiwayi urumva harimo no kugukubirana, harimo n'ibintu utari witeze, ariko ngo byitwa igiwayi. Impamvu byita igiwayi ni uko hari undi munezero.
cyane. Muri ibi byavuze ngo hirya y'imisozi na ruriya ruzi ndabona umudugudu mwiza, hirya y'ibibazo, hirya y'intambara, hirya y'aho utareba, hirya y'amagambo, hirya y'ibigushungura, hirya y'ibigucugusa, hirya y'ibikunyeganyeza, hirya y'ibikuriza, hirya y'ibigusakuza hari umudugudu, hari igisubizo cy'Imana, hari amashimwe, hari ukuvuza impundu, hari ugutabara, hari ukubwira abantu ngo nabonye Imana. Nabonye Imana. Dawidi ageragerezwa ku idubu n'intare, banyura batisha aho uzahinguka bene wanyu ukurikije ikosi bakoze, ntabwo wingiye ahoroshye, ntabwo wabashobora. Bari abahungu batojwe, baraniga, bahabwa n'amapeti akomeye. Ntabwo bari boroshye rero ko wafata umuntu uvuye mu ntama ngo abaceho uko abonye. Byasabaga ko Imana imuha icyo bita tekinike y'umwihariko. Aleluya. Nujye wabinyuza akantu gakomeye k'agakorosi. Mperutse kubwira abantu ngo ikorosi rikata cyane, nta muntu urikata areba inyuma. Umuntu wese areba imbere. Iyo urebye inyuma cyangwa ku ruhande, imodoka ikora impanuka. Kugira ngo ukate ikorosi ryawe neza, ureba imbere. Agakana kigeze kwigisha karavuga ngo nta muntu wivumbura ku mubyaza akibyara. Avuga n'irindi jambo rikomeye, ariko Mana Uwiteka himbara. Imana iyo ishaka ko uzakora ibikomeye iguha n'umwitozo w'umwihariko, gukoresha ibintu by'umwihariko. Umuhungu aragenda ngo Imana izana idubu ngo arayikubita yambura intama, arayikubita arayihoraho zirapfa. Ngo haza intare burya nubwo ari ntoya kuri iyo dubu, ariko igira amakarikari, igira ubukana, ngo ni umwami w'ishyamba. Nayo ngo arayikubita arayibasha irapfa. Aba yanditse seve, aravuga ati icyo kirabaye. Ntabwo yigeze ajya gutanga kwa se mesaje yuko yishe intare n'idubu, we yarabibitse gusa, biba muri experience y'ubuzima bwe. Ntugakunde gutanga amakuru yawe, ntugakunde kubwira abantu intambara zawe, ibyo unyuramo iruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya ntibihoraho, ntibigatume uteshuka gureka Imana. Imana idahemuka jya uyizera, yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije. N'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda, ntabwo rizahera jya uyizera. Haleluya. Ntabwo risa naho riza ritinze, ariko ntabwo rizahera, rizasohora, ibintu bizasobanuka. Uzageraho nawe ubwira abantu ngo nabonye Imana ku munsi w'umubabaro, nabonye Imana njyamana. Imana ishimwe. Ngo uyu muhungu ngo byarabyandika, Imana iramutoza. Bukeye ngo Sawuli Imana imuha misiyo, yica misiyo. Buriya nta muntu n'umwe uri ku isi udafite misiyo y'Imana. Uramutse udafite misiyo y'Imana wava ku isi. Nujya ubona Imana igwaye kuramuka bugaca bukira, ujye umenya ngo ubundi imbereyeho iki. Umuntu wese w'Imana ariho kubera misiyo y'Imana. Nubona nta misiyo y'Imana uri gukora, uzamenye ko n'ubuzima bwawe burimo burangira, kuko ku isi tuhari kugira ngo isi tuyisigare nziza kuruta uko twayisanze. Biravuze ngo mu muryango uvuka mugomba gusiga hari impinduka. Rero iyo nta misiyo ufite, Imana igukura mu isi, kuko umuntu wese uri mu isi afite misiyo. Imana iha Sawuli misiyo, kandi misiyo yumvikana. Iramubwira ngo ndashaka kujya kurimbura Abamaleki. Ngo bari barahemukiye Abisiraheli igihe batahaga bava muri Egiputa. Ngo aba Bamaleki ngo bajyaga bacunga abasaza bo muri bo, ngo bakabica, n'inka zabo bakazitema ibitsi.
ngo inka zigapfira mu nzira. Ibintu ngo bibabaza Imana, iravuga ngo nzahanagura mu isi y'ababaho umwamareki. Reka mbabwire, nubwo ubabaye, ndagira ngo nkubwire ngo isengesho wasenze ubabaye ukarisenga wababajwe n'umuntu ntabwo ryaheze. Imana izarikurikirana, nubwo itazarisohoza ku munsi ushaka, ariko si uko ritazagera rikora, rizagera aho rikore. Ubu uko mubwire, Imana yari irahiriye ngo abamareki nzabababaza. Bageze mu gihugu biratinda, habanza kujyaho abatambyi, habanza kujyaho abitwaga abacamanza ba Gideyoni n'abara bose bajyaho Imana itarabahana. Umunsi yimikaga Sawuli yaramubwiye ngo ubu noneho rero ubwo umwami abonetse ugiye gutangirana n'akazi, misiyo yo kubabaza abanzi bambabarije ubwoko mu nzira. Reka nkubwire, umuntu wababaje ubuzima bwawe akamubabaza nta mpamvu, ugasengurira naho waba utaramusengeye nabi, ibyo bintu byaratumbagiye bigera ku Mana, kuko Imana yacu irazirikana, kandi Imana yacu yitwa Nyiribihe. Ikubika mu gihe ariko ikurindirije ikindi gihe, ikubika mu gihe cy'amarira, ibizi ko hari igihe uzaseka, ikubika mu gihe cy'intambara, izi ko hari igihe uzaba wisanzuye widegembye, ikubika mu gihe cyo gushoberwa, izi ko hari igihe uzafata ijambo ukabwira abantu ngo umuntu ararwaye, ariko Uwiteka yanyorohereje umusonga. Tarara siri beni fome poste dini mori gai beni fo pesi ala ndafashijwe Mana. Ibi ngo Imana yari yarabarwaye inzika. Reka nkubwire, hari ibintu Imana irwaye inzika, hari ibintu byababaje byagiye bibabaza umutima wawe, hari ibintu byafashe ijambo, byihaye ijambo mu buzima bwawe, ibintu byose byagiye bitobatoba. Umudayimoni wese wivangavanze ku buzima bwawe, mujye mugendera mu ijambo rivuga ngo nicyo gituma uzagutunga urutoki azaba rutunze mu mboni y'ijisho ry'Imana. Umukiranutsi w'Imana ararinzwe. Umukiranutsi w'Imana burya ararinzwe, afite zimurinda amanywa nijoro, naho yagwa nazarambarara ndakurahiye, Imana imwitaba nijoro nukuri, naho inama zakorwa inzandiko zizasinywa, ubone pfa gupfa ijuru ritabyemeye, nawe inama zakorwa inzandiko zigasinywa, ubone pfa gupfa ijuru ritabyemeye. Ntabwo ijuru rijya ribyemera, ijuru rijya ryemera ko tugeragezwa, ariko rikakurinda kugwa muri ako kaga. Ijuru ryakwemera ko inzandiko za cyamunara bazizamura, ijuru ryakwemera ko abantu bakwirukankana ugahorana amarira, ariko ukazagera ukavuga ngo nabonye Imana nyamana, nabonye Imana ku munsi mubabaro, Imana yarantabaye. Ukabwira abantu ngo Imana yanjye yaraserutse ndayibona, kubera ko Imana ishobora byose. Imuha misiyo, ngo misiyo yo kurimbura abamareki. Agezeyo yanga kubarimbura, ngo atangira gufata bibiduhagire. Uko niko umuntu abaho mu buzima bwa buri munsi. Imana igushyiraho ikakubwira ngo misiyo ya mbere rimbura, kandi kurimbura ibikubwiye mbere yuko ugira ibindi urebamo. Ubundi hari umuntu wavuze ngo mbere yuko uhinga muri jaride z'abandi ujye ubanza uhinge muri jaride yawe. Mbere yuko ujya kureba iby'abandi banza urebe ibyawe, wowe bimeze bite? The seeker for the bed knows my gain. So kuko umuntu yishimira cyane gutondora iby'abandi, ariko nawe ibye bitoroshye. Rero Imana ikubwiye ngo rimbura, bikubwiye ngo hera muri wowe indani, ubanze wirwanye kandi witsinde. Urwanye ibikurimo, urwanye umugome bukurimo, urwanye amagambo akurimo. Niba uri umusambanyi urwanye ubwo busambanyi, urwanye umujinya, urwanye amahane, urwanye. Turi ku ijambo rivuga ngo intwaro iruta izindi mu gihe gikomeye, mu gihe cy'urugamba cyane. Intwaro ikenewe muri iki gihe nawe urayikeneye kuyikoresha. Intwaro iruta izindi mu gihe gikomeye, mu gihe kigoye. Hari intwaro iruta izindi, hari intwaro uba ugomba gufata abadayimoni bagaceceka, hari intwaro uba ugomba gufata ukarenga icyo gikombe. Umwami ashimwe ngo ararokora abantu muri iyi minsi. Abashaka ngo abantu bamubone ko yambaye ikote ry'ubukirisitu, ariko yararokoye ubujura, yararokoye amahane, yararokoye ubugome, yararokoye ubugambanyi, yararokoye guca ibico, akarokora ibyo biduhagire byose. Akavuga Imana imbabarire ngo kureba ngo nk'imyoza, Imana imbabarire ngo umuntu ngo anyuzeho ngo mwime igiceri, Imana imbabarire ngo hari umuntu ntahaye umwenda,
ariko akibagirwa inama yagiyemo yo kugambanira mwene se, akibagirwa inama yagiyemo yo gucukurira urwobo imva ndende umurimo w'Imana, akawushingura abizi neza, agashingura abera b'Imana, akagambanira amaraso atariho urubanza, agahemukira umuntu utaramuhemukiye. Umva, Imana ntabwo yabyibagiwe, izabakubita ibakubite nk'uko yakubise abamaleki, ntabwo yigeze ibasiga. Icyakora mu gihe Abisirayeli bababazwaga bagiraga ngo umucunguzi wabo ntahari, reka nkubwire na Balamu yigeze abibeshaho mu kubera ibiguzi, ngo Baraki aramubwira ngo ndakugurira nurangiza ubamvumire we ede bone sandema henesi ya bahayi wisi. Wari kubona Balamu ava ku musozi umwe ajya ku wundi ari kubavuma, yari kwibaza ngo ubundi bari abantu bagira Imana, ariko ngo umunsi yabageragamo azi ko agiye kubashyira ku gacuri, ngo niho Imana yamubwiye ngo Balamu witonde, uravuga yo nkubwiye, buriya ni ubwoko butavumika, ni abantu narabanuye nabahaye umugisha, ni abantu banjye. Wari kubareba bari mu kibaya, wari kubarebana amarira yabo, wari kubarebana agahinda, yari kumenya ko bavuganye n'Imana yera. Iyo umuntu akurebye n'amakuba yawe agira ngo isi yakwikaragiyeho, agira ngo Imana niyo somye muri Yesaya niko avuga, we yarakubiswe ngo abantu baramwanga, ngo ntibari kumureba ngo amugirire impuhwe, ngo igihano kiduhesha amahoro ngo cyari kuri we. Bisobanuye ngo na databuja ari we Yesu yaranzwe, ariko ntibyamubujije kwitwa umucunguzi w'abandi. Ntabwo bisobanuye ko kuba abadayimoni barakurashe icyo Imana yagamiye ku buzima bwawe kitazasohora, ntibisobanuye yuko impundu zitazavuga. Oya mama, ntabwo bisobanuye ko utazavuza impundu, ntibisobanuye ko utazabona amahirwe. Oya, ntibisobanuye yuko umugambi w'Imana udakomeje. Abadayimoni bakore ntibakore bazatsindwa mu ijuru. Imbere y'Imana afite umuntu mvugira, ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Imana ishimwe. Uwari kubona Balamu abahagurukiye yari kugira ngo nta Mana bagira, yari kugira ngo nta butabazi bagira, yari kugira ngo baravumwe, ariko ngo bagezemo Imana iramubwira ngo witonze. Wari kubona ukuntu Balamu havuye nta n'ikintu babonye, wari kubona ukuntu nta muriro umanutse ngo uhite utwika Balamu, bari kugira ngo ntabwo Imana iri mu kazi. Reka nkubwire ibyahuriye bigushaka, Imana yabyimye uburenganzira bugushobora. Icyakora n'abantu ntibigeze bamenya yuko ikurwaniriye, kubera yuko intambara zayo zirwana bucece. Ntabwo irwana nk'abantu, we ntabwo irwana nk'abantu. Imana ntabwo irwana nk'abantu. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Debine stansema Emma, Imana ihimbazwe. Dawidi, Imana ngo yahaye misiyo Sawuli yo kurimbura, ngo biramunanira kurimbura, ngo yayoboye imyaka 2 gusa, imyaka 2 ngo biramunanira, ngo biramunanira pe kuvanaho kumva icyo Imana ivuze, biramunanira. Birangira ngo arokoye ibiduhagire, ngo arokora n'umwami wabo witwa Agagi, ngo arabazana, ngo abashyiraho. Ndetse ngo Samweli aje yiruka kumureba, ngo aza yiruka amuhobera amusanganira, amubwira ati muntu w'Imana, nuko batubererega ntuze kubabara, ati wa murimo wanubinye wanyoherejemo, ati nawe ukoze we, ati Imana yawe rwose yaduhaye akazi gakomeye ariko twakarangije, ntuze kugira ngo twibeshye, twagakoze neza, twarimbuye buri kintu cyose. Ngo ariko Samweli ntabwo yari yarose amashereka y'inaha, yari yarose amashereka y'ubuhanuzi bwuzuye, yandi yonyeye mu nzu y'Imana ari kumwe n'umutambyi aho Imana yamwihamagariye akiri mutoya. Aramubwira ngo ayo ngayo ntuze kunyitiranya na babandi abahungu ba none ahangaha n'abakobwa ba none ahangaha. Aratitira agasimbuka akakubaza ngo harya uri umukobwa cyangwa uri umuhungu, unako ngo uri umugore ngo cyangwa uri umukobwa. Imana yawe ntabwo izi icyo uri cyo, ntabwo izi niba uri umukobwa cyangwa niba uri umugore. Mwaje ngo uri umugabo, ngo nabwo washatse, ngo urashaka. Imana se ikora iryo perereza, Imana izi byose. Ngo n'agashishi k'umukara kari mu ijoro ry'umukara, mu gicuku cy'umukara, Uwiteka arakabona. Agira ngo Samweli yose bene ayo mashereka yo gucishiranya no gukekeranya wapi, asanga Samweli ni umuhanuzi wahawe impano n'Imana. Ubu mubona abadayimoni barimo badusuzugura, abantu bakadushyira mu gatebo kamwe ngo abahanuzi barapfuye, bakanavuga ngo ntibakeneye abahanuzi. Reka da, ni ukubera yuko babuze umuhanuzi ubikuye ku Mana. Umuhanuzi ubikuye ku Mana arakenewe, nta n'umwe utamushaka, nta n'umwe. Murahize ukuri,
Samweli aramubwira ati ko numva ijwi riri numva ibintu bitamatamba. Ati niko Sawuli we, ati uko gutama numva kumbwira ko wakoze akazi uko gutama. Reka nkubaze, izo ntama zatamaga zarutaga ziri kwa Sawuli, ariko iby'Imana birasobanuka. Reka nkubwire, muri uru rugendo iyo umuntu ari kumwe n'Imana nta forode ziramenyekana. Imana izi guca forode. Haleluya. Ariko menda henze Imana ikumubitira umwuka wa forode wari ukwinjiranye. Iyo dayimoni Imana yikubitiye ihwana, ndafashijwe Mana. Atuma ndi kukumva na forode. Wowe Sawuli ufite forode. Sawuli ati n'abantu bazizanye. Uzabona umuntu akora ibyaha narangiza kubwire ngo hari ababimuteye. Imana ntabwo ubugingo ari koperative, ubugingo ni ikinege. Imana izaburana n'umuntu bitewe nuko yakoze. Nshuti y'umusaraba, gukiranuka k'umukiranutsi kuzaba kuri we, ariko n'ibyaha by'umunyabyaha bizaba kuri we. Ushakashaka Imana bigishoboka kwa ibonwa, uyambaza yamaze ikiri bugufi. Ijuru ryera rirahari, abagenzi barahari. Ni ku mwanditsi yavuze guhera mu gihe cya Yohana Umubatiza ukageza n'uyu munsi wa none, ubwami bwo mu ijuru buratwaranirwa kandi intwarane zibugishamo imbaraga. Nimureke abapinga bapinge, abafata ijambo barifate, abatesha agaciro Imana bakayitesha agaciro ku mugaragaro bayitesha agaciro, ariko abazi Imana yabo bo bazakomera. Nibamara gukomera bakore n'iby'ubutwari. Denesiketori yahaye ndi ku ijambo rivuga ngo intwari ikenewe mu gihe gikomeye. Intwari ikenewe pe de voza kite donemaye de fo enistikato. Aya ntabwo ari amagambo ya Pasiteri Moise, ni amagambo avuye ku Mana. Haleluya, haleluya. Noneho erezi main fokede enewasi kadia maide for pestane mokede horibei moria the sound of the makitefo. Ntabwo bigoye, ntabwo bigoye, ntabwo bigoye. Imana ishaka ko duhera mu miryango iwacu tukavuga neza Imana, tukagera mu baturanyi tukavuga neza Imana, tukagera muri quartier tukavuga neza Imana, abatubonye bakatubona neza mu Imana, tugahamya Yesu hafi na kure. Haleluya. Niyo mpamvu muri mbere ngo naho imirima yarumba sigira icyo soroma, naho napfusha ibyo ntunze arapaza wenyine. Iyo Yesu aguhagije akumenyera n'ubuzima. Amina, amen. Harangira ati numvishe gutama. Sawuli ndimo numva gutama, ndakumvishe gutama. Unda turabyumvishe ati n'abantu rega babinteye, ati bazanye ibintu, ati bazanye amatungo, ati ngo bayatambire. Ahita amubwira ngo Sawuli we, none se Sawuli we, kumvira Uwiteka ntibiruta ibitambo. Aramubwira ngo nubwo wigayaga, kubera ko Sawuli yari yarimye. Reka mbabwize ukuri mwabarokore, usibye ko Abanyarwanda twibagirwa, usibye ko umuntu yibagirwaho Imana imutoraguye, ariko ndagira ngo nkubwire aho ugeze ntabwo hageze ku bwawe. Kuva kera kose nawe warigayaga, ntabwo wigeze wibonamo ubushobozi, ahubwo Imana niyo yabukubonyemo ikurobanurira guhagarara muri uwo mwanya urimo. Ariko kugeza uyu munsi wa none abantu ntibabyibuka ngo babwire ko nese Sawuli ngo bamwimika ngo yarigaye ngo kugeza ku rwego ngo ajya kwihisha mu bintu, ngo arihisha aricomeka bati ntabwo nashobora kubayobora, ngo aragenda acomeka mu mutwe aravuga ati sinabashobora, ngo agira gutya. Ngo baranga baramubona barabati nguri yayihisha mu bintu nimumuzanye, ngo baramuzanye, ngo bamwimitse yigaya kubera ko yabonaga atabishobora. Reka mbabwire, ninde se utarigayaga? Usanga abantu bamwe baravukiye mu miryango idasobanutse, abandi bari bararindagiye bakomongana, abandi bari hakurya iri, abandi bari hirya iri, abandi bari hanze y'igihugu, abandi batagira igihugu, abandi batagira ubwene gihugu, abandi batagira agaciro, abandi batarya, abandi barwaye amavunja, abandi barashonje, abandi bakubitwa, abandi barara hanze, abandi batagira agaciro, abandi batagira ijambo, abandi ntawe uzi imiryango yabo. Imana iravuga ngo nubwo wigayaga, aramubwira ngo nubwo wigayaga, Imana ntiyakurobanuye kuba umwami uyobora imiryango 12 y'Abisiraheli. Ndagira ngo ubwire ngo hari aho Imana yakuvanye, hari ubuzima Imana yakuvanyemo, hari amateka yawe atarashobotse rimwe na rimwe utakunda no kuyavuga. Hari n'umuntu wayatondora yayavuga bitewe n'urwego uriho, ukumva mwarwana kandi aratinyutse arabivuze cyane rwose. Uzi kuvuga ngo umuntu afite amateka yasuzuguritse ari kugendera mu ijipo ya $200,000. Agabati we cecekaho, uratinyutse uramvuga, ariko ayo mateka nubwo yakwepa nayawe, nayawe. Hashimwe Imana yahinduye bya bihe, warabihinduye Mana, bya bihe warabihinduye, bya bihe Mana we warabihinduye.
warabihinduye mana we, bya bihe warabihinduye, bya bihe warabihinduye mana we, bya bihe warabihinduye, bya bihe warabihinduye mana, bya bihe warabihinduye, hayi bya bihe byo kumwara, bya bihe by'ibibazo, bya bihe by'intambara, bya bihe byo gukorwa n'isoni, bya bihe by'uburwayi, bya bihe byo gusonza, bya bihe byo gukubitwa, bya bihe byo guhezwa, bya bihe warabihinduye mana we, bya bihe warabihinduye mana, bya bihe warabihinduye. Haleluya. Hari ibihe Imana yahinduye. Ngo hanyuma rero ngo aramubwira ati Sawuli we, ati Imana yari yararahiye ko izagukomeza iteka, ati ariko kubera ukuntu utayumviye irirahiriye, ati ntabwo ariko bizagenda, ati ubu nonaha Imana yamaze kwibonera. Urumva Dawidi nta ruhara bifitemo. Imana yamaze kwibonera umuntu ufite umutima umeze nk'uko ishaka, kandi dore araje. Akibimubwira aramubwira ati ntabwo ingoma izakomeza. Ngo yari amaze imyaka 2 gusa, ngo arangije ngo ayobora indi myaka 38. Ndagira ngo mbanze nkubwire ngo ubu hari abantu bari kurwana n'intambara z'abantu bameze nka Sawuli. Ugazagura kurwana intambara z'abantu bameze nka Sawuli, batakiriho, batagihari, batagifite imbaraga. Imana yavuze bati uva ako kazi uzagakore imyaka 3 niyo ushigaje. Kabati ndahari, ariko reka nkubwire, cyangwa gasanga aravuze ati uwo mushinga uzawuyobora imyaka iyi, cyangwa sanga Imana bese Imana ikabati sha kubera ukuntu usuzuguye iryo duka niyo company ubifite imyaka 10, ariko ubu nabikwambuye. Ugasanga iyo company nubwo ayifite, ariko Imana yimwambuye mbere y'imyaka 10. Buriya witonde, Imana ntikora nk'abantu, kuko ikoze nk'abantu yaba imeze nkatwe nyine. Imana ntikora nkatwe. Imana irakubwira ngo genda ndagukijije, ukagenda ukareba ukajya no mu bitaro, ukase ni buriya niyo yavuze, niyo nyine. Ahubwo nivuga nkatwe, ntikora nkatwe, ntitekereza nkatwe. Imana idufashe. Sawuli Imana imwambura ingoma kuri iyo myaka 2, ayobora indi 38, biba 40. Ngo Dawidi ntiyarazi ibyo aribyo. Agiye kwibona, yagiye kubona baramuhamagaye ati ngwino. Ya mateka yose ko yagiye ku rugamba, uko Umufilisitiya byagenze, ibyo murabyibuka. Ibyo ni ibintu biri aho bibitse muri archive. Imana irashaka kurwana intambara yawe iyo ari yo yose. Mbese ku rugamba rwawe Imana ntabwo ishaka ko ugaragara nk'ikigwari. Nta bugwari ugomba kugaragaza ahantu hose, nta bugwari. Niba ushaka, reka nkubwire, umuntu aravuga ngo ndashaka ko Imana ngo izanyubakira urugo rwiza. Nyine urwo rugamba rwawe rw'ubukumi ntabwo ugomba gushyiramo ubugwari. Ugomba kurwana. Kabone nubwo wari ufite umusore ukugurira ifi n'ifiriti, akakugurira ibintu by'ibishahuro, akakugurira ikanzu, akakugurira injipo, akakugurira inkweto bijyanye, akakugurira amaherena, agashyiraho umusatsi, uwo ntabwo yemerewe rwose kuba umugabo wawe mu gihe kitarakwira. Niba ushaka ko Imana izakubakira ibintu, muri iyi minsi abantu bafite ibibazo, ingo z'abarokore nazo zatewemo divorce. Kubera iki? Nuko bashatse nk'uko n'abandi bose bashaka. Bashatse nk'uko abandi bose bashaka. Ubundi niba ibintu byawe byaravuzwe n'Imana, bikwiye no kuragizwa n'Imana. Niba urugo rwawe n'Imana yaruvuzeho, rurindisha Imana nyine. None se gute? Umuntu arashaka ngo asambane, ariko ngo Imana izamuha umugore w'isugi. Ngo giye guzambe Imana ngo umugore w'isugi, kandi ari we wabamaze. Kandi ari we wabamaze n'umugabo ubunganya na se. Imana ngo imuhe umukobwa ngo w'isugi, kandi abizi ko amaze kumara abakobwa 15 abambura ubusugi. Ubwo se kuki ushaka ko hari abahungu 15 bazashaka abakobwa batari amasugi, ariko wowe ngo Imana ikubikira isugi? Ariko ishyano ryarabaye. Ngo Mana, ngo njyewe ngo ndashaka kuzaba umusore utari ikirara ngo witonde, ariko ugasanga ni umukobwa w'ikirara wabizonze. Yewe data wa twese, iyo atabonye mu kabyiniro hahandi gafite amatarasa n'imyenda ye,
ku buryo umureba ukayoberwa ibara rye n'isura ye, ku buryo uyageze bati uriya ni wa mukobwa kwa runaka. Arashaka ngo nava muri ibyo bintu Imana iba yaramubikiye umuhungu w'imanzi ngo utazi niyo biva, kandi we yarahuye n'abahungu 40 ngo utazi iyo biva niyo bijya, ngo niwe ashaka. Ariko biri kambwira ngo uko wagenje niko uzagenzwa. Ibyo bintu ndabyubaha, binantera gutinya Imana. Hanyuma ngo Dawidi baramuzana, ngo Imana yari yabwiye Samweli, yamubwiye amagambo akomeye na n'ubu nubaha, ngo yaramubwiye ngo Samweli genda mu rugo kwa Yesayi, namaze kwibonera y'umwana kandi ngiye kumwimikisha amavuta. Samweli ati ntabwo uzi ko Sawuli akiyoboye, tunamubwira ngo iki? Imana iti genda wiruka wowe, genda nugerayo mubwire yuko ugiye gutamba igitambo cyuko muri amahoro. Genda utamba igitambo, dore utware n'inyana yo gutamba rwose, n'igitambo gitamba, ariko uveyo wimitse. Umva ubwenge bw'Imana. Niyo mpamvu biravuze ngo abantu banjye barimbuwe no kubura ubwenge. Ubu impamvu zose mubona n'intambara dufite zinjiriye itorero zikinjira abantu basenga, ni ukubera kubura ubwenge. Urajya ku musozi wewe ngo ugiye gusenga ngo ufite ibyifuzo bikuvunnye, wagera ugatera neza umurambaro ukajya wikirizwa no hakurya y'imisozi, ngo kandi ngo wagiye gusenga ngo ahantu. Kandi yaravuze ngo wowe ujya gusenga wiherane n'Imana, nuko iso umenye ibyiherereye azakugororera. None byabaye ibintu ngewe ntera haleluya, uwo hakurya akakwikiriza, hamagara kamera ndi gusengera igihugu n'abanyarwanda, uratubeshya ni amaco y'inda. Iyo uri gusenga wisengera umenya ibyo ubwira Imana, ukamenya nuko ubivuga. Ibi ntabwo nzareka kubivuga. Umuntu utafite ubwenge ntabwo inkoni z'ubuginga ntabwo azazikira, azakubitwa mpaka. Umuntu wese uzabura ubwenge muri uru rugendo azahura n'inkoni zitagira ingano, kuko niko byubatse uhereye mu gihe cya Yohana Umubatiza ukageza n'uyu munsi, niko byubatse. Kandi bireka bagubuza ubwenge agira ati abusabe Imana igutanga itishamba. Wasabye Imana ubwenge aho kugira ngo ugwe ku rugamba ikakuringira kuri urwo rugamba. Ngo iramubwira ngo Samweli witonde, ngo umva akimara kubwira Yesayi ati naje, uhumure nta kibazo uri bugire, turatamba igitambo ariko ndi bunimike. Atamba igitambo ku karubanda, ngo ariko mwibanga aranimika. Ariko ngo agiye kwimika, ngo fata ihembe ryawe uryuzuze amavuta nkwereke uwo wimika. Ngo habanza abashama, ngo ni Ababinadabu, ngo abahungu bahinguka n'aba Eliyabu. Ngo Imana igahita imubwira ngo ateruye, ngo yarabaga ukuntu umwana ahagaze na favore, arebye ukuntu ashepize n'igihagararaga bati dore umwami n'uyu rwose ukwiriye igihugu n'uyu. Ngo yahagurukana ihembe. Imana iti Samweli sigaho uwo namugaye. Ubu hari abantu bari gukorera mu marangamutima. Aya marangamutima yishe umurimo w'Imana. Hari n'abantu bimitswe muri ayo marangamutima bica umurimo, kuko ntabwo amavuta basutsweho yari ayabo, ntabwo yari ayabo. Bica umurimo abo rero, bajya bica umurimo bene abo ngabo. Noneho ngo uwa mbere iramubwira ngo namugaye, uwa kabiri iramugaye, igeze ku wa gatatu iramubwira ngo erega Samweli ntabwo ndeba nk'uko abantu mwebwe mureba. Ijambo risobanuye ngo wirinde gushyiramo amarangamutima, ubanze witonde. Ndi mu kazi. Ngo abahungu be bose barahetura, baramubaza ntawe usigaye? Ndati ntawe. Ati nawe amusubirishamo ati nawe. Ariko baramubwira ati ariko hari undi aragaherereza kaba mu ntama iyo hirya iyo, nta nubwo rwose kaba hafi aha, niyo dufite ibirori nitwe tugahamagara. Karaho rwose, ntabwo dufite imibare myinshi yiwe. N'umuntu se Imana yakwanga abangaba igakunda uriya ntibikunda. Ntabwo ati mumuhamagare tutaramubona, ntabwo n'ibiryo tubirye. Ngo akigeraho aginguka gusa bitewe na kwa kuntu ngo ageze mu ishyamba yaravuze ngo Uwiteka utantabaye utandengeye iri shyamba narigwamo. Ni Imana izirikana igihe cyiza mwagiranye ikazakugirira neza. Niyo mpamvu navuga ngo ikubika mu gihe kibi ariko ukurindira igihe cyiza hari imbere. Yarayibwiye ati Uwiteka
ndebye ukuntu ndi hagati y'amadubu n'intare no guhumeka ntibikunda, ariko ngo yabaye inshuti y'Imana. Niyo mpamvu ngo ababyeyi bari baramutaye arabatereka nibera inshuti y'Imana. Ubwo nafite unyitaho, reka Imana inyiteho. Reka nkubwire, aho abantu batari Imana ibihari. Amaboko y'Imana ni magari rero. Imana iramurahira ati nzakugirira neza, nzakugaragaza, nzihesha icubahiro. Ayo magambo yagenderaho. Uzi ko uyu muhungu yahingutse nk'hariya, Imana ikatubwira ati Samweli nuwo haguruka umwimikisha amavuta, dore nuwo. Nturebe by'igihagararo, nturebe iby'ibiro, nturebe nuwo. Ngo ako kanya yambaye ibikote by'ubutayu, yambaye ibintu nk'ibyo by'ubushumba, atagira isura. Niyo mpamvu wa muririmbyi yavuze ngo yemwe bakobwa b'i Yerusalemu ntimutangazwe nuko nirabura, hari igihe muzamenya uwo ndi we, maze kwiyambura ubushwambagara. Igihe cy'intashyo kizarangira ubwo, maze nisangira umukunzi wanjye, ubwo nzabana n'umukunzi wanjye, tugumane ubudatandukana. Amarushwa n'ibibazo byo mu buzima bitacyongeye kunanya nawe. Haleluya. Imana ijya kundema, ntawe yabanje kubaza, yabikoze nk'uko ibishaka, nk'uko yari yaragambiriye. Igihe nari mu nda ya mama, ntawaruzi imibereho yanjye, uko nzabaho byari ibanga ry'Uwiteka Imana ihoraho. Iminsi yo kubaho kwawe Imana ifite mu kiganza, izi ibyo ibwira kukugirira ngo ejo hazaza habe heza cyane. Ngeneye umunsi wo kuvuka, shiraho n'umunsi wo gupfa. Yangeneye igihe cyo kubiba, ishyiraho igihe cy'isarura. Iyo ubuzima bukunaniye, inshuti zose zigushizeho, umurima nikura ku cyavu, ikicazanya n'abakomeye. Haleluya. Imana niyo igena kubaho. Imana itavuze ngo pfa naho wajya. Bararoga ukabaho, bagahotora reka da, ahubwo bwacya mugahura utambuka uri muri mudu y'ijuru uvuga uti hahimazwe Imana, hashimwe Imana ikihagararanye nanjye. Uririmbaga ubw'Umwami Yesu ankunda ndamahoro, byose bizambera byiza ndamahoro. Ukaririmba ugatarama ugahimbaza. Umuntu akavuga ati urwobo narucukuye, gitondo agasanga uri mu ndirimbo z'ijuru, agasanga ahubwo ntacyo wabaye. Umuntu akavuga ati ndamubuza amahirwe, agasanga ahubwo Imana yaguhaye ayandi. Kuko kubaho kose tugukesha Imana. Imana ikurekuye gato, umva n'umuyaga utaterura igipapuro wakwica, nahatanyerera hakunyerera, naho abandi batarwarira we waharwarira, naho abandi bari gusekera we waharirira, ariko hashimwe Imana. Amen. Hanyuma ngo amaze kwimikwa atangira kurwana intambara z'amavuta. Intambara y'amavuta, intambara y'amavuta rero irakaze. Intambara y'amavuta utihamagariye, intambara y'amavuta utisize, intambara y'amavuta utaguze utaranguye, intambara y'amavuta, intambara y'ibintu utigeze ujya gushakisha. Ibintu Imana gusa, kubera ko ngo ibigabira uwishatse. Imana ibigabira uwishaka, ahura nayo ngo bituma ngo avamo.
umuntu wari umukwe wa Sawuli yari akwiye kujya mu ishyamba, ariko ngo yaragiye neza, ngo Sawuli yamurashe imyambi. Aha niho njya kugira ngo avuga ngo nubwo Sawuli na Sawuline bababaza, ariko kugira ngo Imana ibane nawe ukwiye no kugira imbaraga zo kubabarira Sawuli na Sawuline batagusabye imbabazi. Kuko Sawuli na Sawuline barababaza, bagira imyambi iryana, imyambi y'akarengane. Umuntu wese urengana arababara, ararira, arakomereka, arababara. Ariko kugira ngo ugere aho ugomba kugera, ugomba kubabarira Sawuli na Sawuline vuba vuba, nta bindi bintu urebyeho. Twihuse ngo ajya mu ishyamba, abayo inzara biramuriye, imuriye ngo ajya gusaba imigati, imitsima idasembuye, ajya kuyisaba ku mutambyi w'Inobu witwa Ahimeleki. Aragenda aramubwira ati ko inzara itumereye nabi mu ishyamba, waduha ku mitsima? Ahimeleki yamubwiye ijambo rikomeye, aramubwira ngo nta mitsima ya rubanda ihari. Aramubwira ngo hari imitsima yose isembuye, mitsima yateguriwe gukora ku ruhimbi, hari imitsima yejejwe. Aramubwira ngo n'amaburaburizi yahabwa abagabo birinze abagore. Hari imitsima ubundi igenewe abantu birinze, abantu bahongokera mu bintu, hari imitsima batazabona. N'amaburaburizi habonekamo yahabwa abagabo bagize gute, birinze. Ndaramubwira ati ariko turi mu kazi k'ikubagaho kandi tumaze iminsi 3 tubujijwe ibyo bintu by'abagore. Ngo arangije aramubwira ati ntacyo, niba ari uko bimeze imitsima ndayiguha. Ngo barayimuha, ariko ngo aramubwira ati ko numva ndushye, ko numva umutima wanjye ugeze kure, Imana intabara unyumve cyane, ko numva afite igikomere kitavanwaho n'umuntu uwo ari we wese, ko numva umutima wanjye ujeje kagahinda n'umubabaro kwizi ntambara ko maze igihe kinini mu butayu. Aramubwira ati imyambi ya Sawuli ya buri munsi imaze kungera ahantu, wambarije Imana niba ibi bintu ariyo yabivuze cyangwa niba atariyo, nkamenya niba ari ijwi ry'Imana cyangwa niba ari niyo mubande numvishije, nkabimenye. Umuririmbyi yaravuze ngo urushyize kera ruhinyuza intwari rukanazigora. Umuntu arwana intambara mu rugo, igihe yari igiye kurangira akaba arahambiye akaruta, akahukana bati sinzarusubiramo, niba Imana ari kuntabara kuki itazinze. Umuntu akavuga ati umugabo agahamagara umugore akamurongora akamubyaraho abana 3 cyangwa 5, intambara zavuka. Nyirarunaka yabaye nyirarunaka nyine, akavuga ati ibi ndabivuyemo, agahita afata ibaga agahinduka umuvoyaje, agahita aturuka akagenda akahukana nk'ipusi, bigakunda akaruta. Nyamara umurindi yavuze ngo urwara intambara nziza, Kristo abimbaraga zawe, ufata ubugingo aguhaye ngo bukubere ibyishimo. Hari igihe ubura ibyishimo byina, ariko ijuru rikakunezeza. Amen, haleluya, amen. Aramubwira ati ngiye numva ndushye, ariko numva ntabivamo. Iyo avuganye nanjye itongeye kuvugana nanjye. Hari umuririmbyi yavuze ngo iyo akubwiye kera niyo yongeye kuvuga, ibyo yakubwiye byose izabikora, izakuza muri kwicaze mu bikomangoma, ntuzibagirwe ko wahoze wicaye mu ivu, aho bita ku cyavu hameze nk'avumwe. Reka bakuvuga bavuge bafite igihe, nibizavugwa niwazumva uzaceceke, kuko Imana yakuvuzeho bataravuga, kandi ikindi yakumenye ukiri urusoro. Yaherekeje Gideyoni mu ntambara, yambukije Abisiraheli inyanja itukura, ibakiza amaboko akomeye ya Farawo. Ntugire ubwoba, ntugire ubwoba, tuzajya tuvuga ngo irera, tunongereho ngo ntirubasha, tuzajya tuyita umubyeyi, kuko natwe turi abana bayo, kandi bwite ntitureba ibyarirano. Haleluya, yewe we, birabujijwe ko
uva mu bintu Imana yakubwiye udafite amakuru. Birabujijwe kuhindura inzira, birabujijwe kudeviya, birabujijwe babyita urwaha abadayimoni. Dawidi ati ndumva nenda kwicika mu mbarizi Uwiteka. Ahimeleki nk'umutambyi wabisingiwe mbariza Imana. Abantu ba none rero barashaka ngo tubabwire ngo birarangiye, ngo buce birangije. Ntabwo bashaka no kwihangana na gatoya, nta kantu ko kwihangana basigaranye. Reka da, ashaka ngo ajye ku mazi cyangwa usibye ko nta n'iby'amazi bigihari, ashaka ngo mbese niba umubwira uti Uwiteka arakurengeye, ahita ahura n'ubutabazi, naho undi ntibidahura. Icyambere ari buvuga bati n'umuhanuzi wavangiwe, kabiri ari buvuga ati iby'abarokore mbivuyemo. Nuko abantu banone bameze. Ariko Dawidi ngo yari amaze 38 yibera mu ishyamba ategereje isezerano rye. Nta muntu ntekereza ufite 38, ni bake. Wenda ushobora gusanga hari ufite nka 38 ategereje umwana, ariko nta muntu, ni bake bafite 38 bategereje inzu, ni bake bafite 38 barahawe isezerano bategereje urushako. Reka ni bake. Imana ibatabara kare, ariko Dawidi yamaze 38. Arayimubwira ati ntabariza uyimbarize ngo yaba ariyo niyo twavuganye, yaba ikimbona neza, ese isezerano ryayo irarikomeye. Yimbarize ngo bya bintu wavuze uracyabikomeje, bya bintu wambwiye bizakora ntabwo wabivuyemo. Yimbarize. Mbega ikigeragezo we, ikigeragezo kikwibagiza yuko n'Imana ariyo mwavuganye, ikigeragezo kikwibagiza yuko uri no mu murongo w'Imana, ikigeragezo kikwibagiza amasezerano aje ukumva nta kimaze. Tugeze mu bihe ruhisha abantu bose, none bene data muze twegere Imana yacu, dusenga ubudasiba ku manywa na nijoro, umwami gutegeye amatwi. Komeza usenga Imana, guma mu masengesho, nta bwiza kwirengagiza aho yaye. Ipfukamiro yisenge, wibwire ibyawe byose, izasubiza amasengesho. Satani nakubwira ko Imana itakwitaho, akagutera ubwoba yuko Imana itumva ibyawe, mubwire ko yatsinzwe, ko atakigutegeka, ugende mu izina rya Yesu. Iyuzuze na Yesu, mukundane nk'inshuti. Haleluya, haleluya. Ntiwemerera abadayimoni, ntiwemerera Satana kugeza mu rwobo, ntiwemerera isi gucunda uko ibonye, ntiwemerera abadayimoni bakujyana mu byaha. Ntusubire mu byo wihannye, nturekure ibanga ry'umusaraba, ntumere nk'abandi, ntuhe Satana urwaho. Umutambyi ngo aramubwira ati umva, guma ku rugamba, dore rugiye kurangira. Imana irambwiye ngo niyo yakwimitse, irambwiye ngo burya niyo yabivuze, irambwiye ngo nibyo uri kunyuramo irabizi, irambwiye ngo komera. Ndi ku ijambo rivuga ngo intwaro iruta izindi mu bihe bigoye, ukeneye intwaro. Ngo akivuga iryo jambo, akivuga gutyo, ngo Dawidi aramubwira ngo none se ko naje mu murimo w'umwami ariko bagahu, kuko nta Ahimeleki yari azi yuko Dawidi yagiye mu ishyamba. We yari azi yuko avuye kwa Sawuli ibwami, nyamara yari ari mu ishyamba. Hari igihe abantu bagira ngo byaratunganye, nyamara uri mu nkoni, nyamara uri mu buribwe. Ariko umva ijambo ryiza, Imana muba muri kumwe, kandi Imana iba iri kugendana nawe. Ijambo ryiza, ntukemere
isi n'abadayimoni bamenye ibyawe. Bika ibanga, komeza isezerano. Imana izaza ntizaceceka. Iri mu kazi, 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 iri mu kazi. Icyago cya nyuma, icyago cya nyuma, igihe Imana yari guca imigozi ya nyuma y'Abisiraheli, nibwo imfura z'Abanyegiputa zari ziri gupfa. Hari ibintu bigomba kukuva imbere, hari ibimenyetso bibanziriza gutabarwa. Hari umuhindo we torasinima enefore be gize masimakia emo peporea duvima amena duvima senemane gore bini pesta sofa de code heni maido pekita done merifo iliasika sone guide hall. Imana irahari, iri mu kazi, Imana iri mu kazi. Koze bidaramubwira ati ndumva shize. Bayimereke aramubwira ati ihangane, ati Imana yawe izagutabara. Aramubwira ngo ihangane izagutabara. Ngo amugishishirize Uwiteka inama. Ubundi kuki utagisha Uwiteka inama? Wagishije Uwiteka inama. Yego nibyo koko, urabona no byaranze, urabona byaratinze, byabaye akarande, byararambiranye, wararize biranga, wasenzeyo uburyo bwose, wazamutse imisozi, wahamagaye abanyamasengesho, abanyembaraga baraje, washyizeho ubushobozi, ibintu byarayoberanye. Ariko humura we, Imana izaza ntabwo izaceceka. Dine dolala sikiti bene hori yaba ne fote siki sinima emese boni galfo ne masi mori yabango tekedemo. Ni Imana itabura uko ibigenza. Eganso hodi yabati arangije abati jewe ndagutangariza ko naje mu murimo w'ikubaga umwami. None rero nta ntwaro ufite, intwaro zijya zishira, no kwihangana birashira. Neza intwaro zirashira, intwaro zirashira, kwihangana bigashira, kuririmba bigashira, kumva intwaro zirashira. N'abantu bose ukumvura abanza kuba nta muntu mwiza, kuba nta cyiza, wanarya ukumva, wanareba no muri mirongo ukabona barakushutse kubera ikigeragezo. Ikigeragezo kirambye gituma intwaro zigushirana, intwaro ziragushirana. Iyo wajya gukoresha kabati hano najyaga amatambuka gutya bikanga, wayishyiraho ikanga gukwirwaho, bikanga cyane rwose. Kabati najyaga bitera ibishahuro nkajya mu muhanda abantu ntibabimenye. Wapi noneho ibishahuro amarira akagenda bitengura ku matama, amarira akagenda ashahura bya bintu byose washyizeho ngo bya make up, amarira akabitsushumura byose kubera ureke ikigeragezo kimaze igihe kirekire. Kirakwangiza intwaro wajya gufata uburwanisha. Intwaro kabati najyaga njya mu cyumba we nkaryamayo, ntihagire umenya yuko njye n'umugabo cyangwa njye n'umugore rwacumbetse. Noneho hakaza abashyitsi batanu, bigusaba rwose, bigusaba yuko bari buryame ibyumba byose bakabikuramo. Numva noneho neza ukajya ku karubanda. Intwaro zigashira, intwaro zigashira, intwaro zigashira we, zigashira amafaranga agashira, zigashira ubushobozi bugashira, zigashira. No hamagara akajya kubwira ati ntago mbonetse uzampamagara ejo, cyangwa abandi ukajya uhamagara ngo nimero composé n'est pas accessible pour le moment, veuillez rappeler ultérieurement, the number you dial is incorrect. Barakuborotse, ubundi izindi zigasimbuka. Intwaro zirashira, ugashyiramo amafaranga bikanga. Intwaro zirashira, ugahamagara abavandimwe bikanga. Intwaro zirashira, ugahamagara abanyembaraga bazi gusenga bikanga. Intwaro zirashira. Warangiye aramubwira tumva, hano muri iyi nzu ubona nta ntwaro n'imwe ihari. Icyakora kandi ngo hirya hari umugabo witwa Dowegi simuvugaho, nzamuvuga ikindi gihe. Dowegi ngo yari umutahira w'inka zo kwa Sawuli, ngo ariko ngo ni umwedomu. Umwedomu bisobanuye ngo ni umunyakamere. Hirya yawe hari abanyakamere. Ni nayo mpamvu ikigeragezo cyawe kigwiza imbaraga. Hari abanyakamere bashinzwe kucyenyegeza, bashinzwe kukigaburira we no kukibyibushya. Hari abanyakamere ninjiye koroherwa barenyegeza umuriro ukongera ugafatwa. Hari abanyakamere bashinzwe kubabaza umutima wawe. Hari abanyakamere bashinzwe gutuma uhora uzenguruka uwo musozi. Seyiri yakubereye Seyiri, ariko reka nkubwire, uzagera ucyamike, ntabwo uzahora ku musozi. Imana uzava kuri uwo musozi, kuko novagide wazi katoteba. Imana ibirusha imbaraga. Avuga ati nta ntwari iri muri urugo, ntayibona, ntayihari.
warikarakara zaramubwira ati ariko nubutse agatekerezo ati hari intwaro yayindi wicishije wa Mufilisitiya ati hari intwaro ati hari inkota yayindi wicishije Goliyati yayindi ya Goliyati w'umunyagati imwe wamwicishije mu kibaya cya Era reka nkubwira ngo ibuka intwaro watsindishije bwa mbere ibuka intwaro wakoresheje bakugambaniye ibuka intwaro wakoresheje abana batarya ibuka intwaro wakoresheje abantu batakwitayeho ibuka intwaro wakoresheje ukambara udasambaye ibuka intwaro wakoresheje udatubuye we ibuka iyo ntwaro aba ari yongera ukoresha nta yindi yiruta yaramubwiye ngo yizane yime nta yindi yiruta niyo ntwaro yaruta izo wakoresheje mbere impamvu uhumeka hari intwaro zakoze hari intwaro zarwanya urugamba rwa mbere hari zatumye isi itakwiminura hari zatumye abadayimoni batakujyana mu rwobo bari bacukuye hari intwaro ibuka izo wakoresheje ongera usubiremo fata intwaro za mbere fata izatumye isi itakubona wongera uzifate mu bihe bikomeye hakenewe intwaro mu bihe bigoye hakenewe intwaro meke tayide obehenima ivose kitesoneheri intwaro iruta izindi mu bihe bigoye niyo watsindishije urugamba rwa mbere niyo watsindishije urwa mbere intwaro wakoresheje ubundi ko utibaga ninde wakwigishije kwiba kutatuburaga ninde wabikwigishije ko wageraga ukuri ninde wakwigishije ibinyoma ko utasambanaga ninde ni gute umuntu arengwa akagera aho arenga umurongo enesi intwaro wakoresheje ongera uyifate niba utuma urenga ahangaha niba utuma urenga icyo kigeragezo niba ukubite n'iki ngiki kuko ibyo wanyuze muri byo byari bikomeye uyu munsi wa none amatama ari gutemba itoto ntabwo ariho Imana itazagutabara uyu munsi wa none amatara kumurikira ntabwo ariho Imana itazagutabara hari aho wari uri mu mwijima uzunguza igishishimuzo ariko Imana aho naho yarakumurikiye amaboko y'Imana arakuramira iyo akuramiye bikomeye utagira n'ukwita utagira n'ugutega amatwi ntabwo izagutera Hetede lasia heregi yo Mana dusenga ntabwo izadutererana hayi heregi yo Mana dusenga ntabwo izadutererana yego ntabwo izadutererana ku rugamba ntabwo izadutererana turimo kurwana ntabwo izadutererana nidukiranuka ntabwo izadutererana nitwera imbuto ntabwo izadutererana mu bihe bigoye ntabwo izadutererana no ku rugamba ntabwo izadutererana yitwa rubasha ntabwo izadutererana Mana ntabwo izadutererana Imana ntabwo izadutererana hoya ntabwo izadutererana haleluya ibuka intwaro wakoresheje ibuka intwaro zagiye zitsinda abadayimoni bo hambere ibuka intwaro wagiye ukoresha wirengwa ngo wibagirwe wirangara wikwibagirwa wibabazwa n'umubabaro ngo nurangiza wibagirwe uko warwanye mbere wikwibagirwa uko Imana mwagendanaga koresha uburyo bwose Imana yakoranagamo nawe koresha inzira zose Imana mwagendanagamo ntabwo icyo kigeragezo kirusha Imana amaboko cyakurusha amaboko ariko nticyarusha yakurwaniriye urwa mbere amaboko niyo mpamvu guhanuriye nkubwira ngo hari urugamba Imana ije kurwana rwawe tenesikatona minga niwaze nemo tayabaya tesikitato aramubwira ngo yime nta yindi yayiruta aravuga ati yime ndabibonye noneho ngiye gukomera we tekita wazinganiya bakose meboni habaye defo ntabwo abadayimoni bazakumira bunguri ntabwo bazabona umurambo wawe Imana irabakwimye nonaha yavuganye nawe niyo yongeye kuvuga Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera iri mu kazi kandi iri kurwana amahirwe dufite ntabwo ijya ibwira abantu ibyo iri gukora ibi bindi ni muri ndetse n'amakondera byirukanye abamidiyani abisiraheli barane bakurwana k'uwo mwanya uya narwana nk'abantu ngeze mu bibazo byawe yaje no kugutabara yaje gutanga urubyaro yaje guca agasuzuguro iyo yaje gukiza indwara yaje gutanga amahirwe yaje gutanga akazi yaje gutanga ubugingo yaje guhoza
kubabarira, yaje kubaka umuryango, yaje gukora imirimo we, yaje guhindura ibintu, yaje gutanga amahirwe, yaje gutanga amahoro, yaje guhindura ibintu, yaje gutanga iyo nsinzi, yaje kuruhura abantu. Ibindi ni muri yemwe, ibindi ni muri ndetse n'amakondera birukanya na Midiya n'Abisiraheli barane kumakurwana kuba mwana oya narwana n'aba Sandore kapa ropeke tandere dore sinzi uko bigenza, oh sinzi nuko bikora, icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana, hari ukuntu bikora iyo utegetse bigatungana. Tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami, ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Imana igiye gukora. Leseleba yalasika sai inwide nkundira dusenge, nkundira duhendahenda Imana, twibwira ngo nubwo intambara zihari ariko ufite intwaro zazirangiza, nubwo urugamba ruhari ariko uri umutabazi wacu, uri Mesiya, uri Mesiya, oh uri Mesiya, uri Mesiya, uri Mesiya, uri Mesiya, uri Mesiya, uri Mesiya, uri Mesiya. Imana yawe ibane nawe, Imana yawe gutabara, Imana ikurengere, Imana ikumvire, Imana igusure, Imana ihindura urwo rugamba, Imana ireme ishimwe aho ritari riri, Imana igusure muri icyo kibanza, mu kibanza cyawe habonekemo ishimwe, ubuntu bw'Imana bukugereho, mwuka w'Imana agenda, Imana ikoze isoni byari bigukojeje isoni, Imana irokora ubuzima bwawe, Imana igusubiza uburyo, Imana igukore mu biganza, Imana iguhumanure, Imana ikubake, Imana igusure, Imana iguteturure, Imana ikugarukeho, Imana igusure, mwuka w'Imana kubeho, mwuka w'Imana kubemo, neza y'Imana iganze, ubuntu bw'Imana bugaragara, Imana ikoze isoni byari bigukojeje isoni, umwuka wose w'ibyagushakaga Imana iwukoze isoni, Imana iwukoze isoni. Nkundira dusengane, twinginge Data, twinginge ishobora byose, iyera ivuga bikabategeka. Dawidi wari umushumba